Imana yatoranije ikubakamwe ibintu biremereye, ukagenda ubikurana, ugasanga wowe igihe umushinga unyuzemo urangiye akazagukuramo, ibyo ukoze ugasanga birahindutse, wakwinjira ugasanga buri kanya kajyana n'abandi gukorera perimi bakazivanamo, wowe ukarata, wanayibona ugasanga uyibonye wararushye mu mutwe, wanayibona ukabura akazi, byose bikakugora umutima. Icyongereza urazi, igifaransa urazi, imibare urafite, abantu urafite muri famiye, ariko ugasanga uri umuntu wibagiranye, nta n'uwo kwibuka rwose. kandi uhari ukagura telefone ugashyiramo amamega, ugashyiramo ikarita, bakazayitwara paka nta muntu uhamagaye, n'uhamagaye ati biretse ndahuze. Ikintu cya mbere gituma mu muryango wawe ari wowe uhura n'ikibazo ni uko uri impano y'Imana. Imana yarakurobanuye, hari ikintu yakurobanuriye kuzagirira akamaro umuryango wawe, bikazaza ryarise kandi umuntu aba avuga ati narakoze nyine arahigwa. Nyine ko tubwira impamvu yabyo, nyine nuko uri umuntu watoranijwe n'Imana. Wibuke rimwe nabwiye ngo nakumenye ntarakurema, ngushyiraho kuba umuhanuzi. Mpamvu mpagurukira nuko ndi inkingi y'umuryango, ni ya famiye. Umuntu wese yabasha kuza kwegamira, akagira ngo kugira neza no gufasha ntimukabyiyime. Nguzi gukora izo ntabikore muhindura icyaha. Gufasha no gutabara, ngo hahirwa ntaze ngo nari nshonje urangaburira, nari nambaye ubusa uranyambika, nari mu kaga ugira uransura, nari mu nzu y'imbeho uransura, nari indwaye uransura, nari nambaye ubusa uranyambika. Ati ni muza abo data yahaye ubwami, baze ngo twakubonye ryari, kubwo mwabikora umwe muri batoya. Ninjye mwakorera. Ninde watanga ngo azakene? Erega umuntu atanga, akaboko gatanga kaba kari hejuru, akakira kari munsi. Nta na rimwe akaboko kari munsi kazigaranzura kari hejuru. Wapi. Bisaba kwagura amaso y'umwuka tukabibona mu buryo nk'uko buri. Utari inkingi y'umuryango n'iy'igihugu n'abantu ntazigera byumva, ntazigera bibona. Azabika miliyoni na miliyoni kuri konte, abo ugira ngo nabanyina babitaho mu gihe bagiye gushyingura, ugasanga ngo muze kajya gusigayo amarangi, agaharuraho imodoka zizaparika, kandi ubwo igihe yabereyeho cyose iyo nzu ntiyayikoze, iyo parikingi ntiyayishyizeho, iryo rangi ntiyariteye. Si inkingi y'umuryango, aje kwikiza ikibazo yari afite. Ugasanga bagiye kubaka amakaro kumva ye, kandi yabaga mu nzu y'ivumbi. Ari ugasanga hari umuhungu muto cyangwa umukobwa muto ukibona akazi, akavuga ngo ntabwo nzaryama ntabanje kubakira mama. Ubumwe bw'Abera Ministries, amavuta akandagira amateka, ubuzima bugahinduka. Mu iyerekwa ry'umushumba Reverend Mbabazi Jean Baptiste, ubwo yasengaga Imana, yamuhishuriye abantu benshi batsikamiwe n'amateka mabi. Imana yamubwira ngo genda ubasukeho amavuta, ubuzima buhinduke, nabo bahindura ubw'abandi. Ubumwe bw'Abera Ministries ntabwo ari idini, nta nubwo ari n'itorero, ni umuryango wakira buri muntu wese akabohoka. Buri muntu wese mu itorero aboheshejwe muri byo. Ubumwe bw'Abera Ministries, amavuta akandagira amateka, ubuzima bugahinduka. Ikaze mwese abadukurikiye kuri Ubumwe bw'Abera Ministries, Imana ibahe umugisha cyane cyane. Abadukurikiye bari muri Canada, USA, muri Europe, tujya tubabona mutwandikira, Imana ibahe umugisha cyane. N'abandi bose bari mu bice bitandukanye by'isi bavuga bakanumva ururimi rw'ikinyarwanda dutambutsamo ibi biganiro, turabashimiye cyane. Uyu muryango w'Ubumwe bw'Abera Ministries uri kwaguka. Mwebwe ahamba ndi kuvuga bakoze subscribe cyangwa se sabone bitewe n'ururimi wumva, waragutse. Turabishimira Imana kandi namwe turabashimira. Turagarutse rero mu biganiro bitandukanye byo kubohora abantu n'imitima y'abantu. Tumaze iminsi itari mike tuvuga ku kintu bita inzozi, kwibwa inyenyeri, ukuntu wayigaruza, ikikwereka ko ugiye gusohoka mu bukene, ikikwereka ko uri mu bihe bikugoye. Aho twari mu nzozi, ariko uyu munsi ndashaka ko tubisohokamo gatoya mushumba. Nta kibazo. Hari ibintu abantu bajya bibaza, ukibaza. Ngewe uyu munsi nashatse ko tuganira ku kintu kimeze gutya. Umuntu ugasanga ntako atagira, nta kuntu atakoze, avukana n'abandi bari gutera imbere,
abandi bageze ku bintu bifatika, cyangwa se nawe ushobora kuba warabigezeho ariko ugasanga ibyago ntibiva mu buzima bwawe, ukibaza ni ukubera icyo ari njye bihoraho, ni ukubera icyo ari njye. Ndagira ngo rwose udusobanurire ko ntako nkora ntako nsenga cyane, ko nirinda, ko ntacyo nakora, kubera icyo ari jyewe, kubera iki? kadusenga Imana, kadusenge tuze. byiringiro byacu, mahoro yacu, imbaraga zacu, gakiza kacu, mwami twabonye, mwami dushyigikira, mwami tugirira neza ku manywa na nijoro, mahoro yacu, imbaraga zacu, we tubone namwe umugisha ku manywa na nijoro, wowe tubera ikamba n'umunezero, mwami ndagusabye kugira kano kanyu unyemerere ijambo rye rigira imbaraga mu izina rya Yesu, kandi mwami iki kiganiro nagiye kumva rushaho gukomera no kwibaza impamvu aribo barenga mu mwami, rimwe bakanishinja ubundi bakumva ntibabyumva. Urakoze umpa ubwenge mwami, no kuri utampaye ubwenge ntacyo nabona, utashyikiye ntacyo nagira, ntacyo namarira uyu muryango wa 11, ntacyo nabona mbabwira data, ariko kubw'ineza n'imbabazi n'imbaraga umpa ubwenge n'ubuhanga, ndetse mwami ncishijwe bugufi kugira ngo ushyirwe hejuru nyaguhora ku ngoma, icyubahiro cyo kwa Yesu Kristo mwami wacu, amen. Amen. Urakoze cyane rero bavandimwe, inshuti z'Imana, mukuru kimwe gabera ministries, amavuta akandagira amateka ubuzima bugahinduka. Nongere mbabwire ko umwe bwabera ntabwo ari idini, ntabwo ari n'itorero, ntibyenda kuba itorero, ni umuryango umuntu azamo gusa kumva ibyigisho akaguma iwe. Navuga ngo buri muntu wese mu itorero abohejwe muri ryo. Twakira abantu iminsi yose badushaka, keretse ku wa mbere no ku cyumweru n'igihe cyose udafite imirimo, itorero ryadutumye. Imana ibaha umugisha. Jere, urakoze cyane. Uravuze ngo umuntu akibaza ngo kuki ari njye, kuki ari njye bihora bibaho. ubwo bivuze ngo ntabwo ari ibyo mu muryango iwabo, yego, ahubwo ni umuntu umwe umwe mu muryango, ugasanga arasingwa, ntacyo ageraho, arakora, arangwa, ntakunzwe, ariko ugasanga buri gihe intambara zimuhoraho, zimuhuriraho, imwe ivaho indi isimburwa n'indi. Kibaza ariko kubera icyo ari njyewe koko Mana, kubera icyo gihe ngiye gushaka ntinze, kuki ngenda byo, kuki nakuyemo inda, kuki nkora bikanga, mbese ugasanga ahubwo ugiye kubera umuzigo bene wanyu, cyangwa ugiye kubera umuzigo abavandimwe, ugiye kubera umuzigo umuryango. Urumva buriya iyo ugeze muri etape iyo gufashwa, wagombye gufasha ababyeyi, utangiye kuba umuzigo. Kandi burya niyo abantu bicaye bakwigaho, nubwo batakubwira ariko bakwigaho burya. Akase bimeze bituye umuntu, se wabuze perimi nk'abandi, se ibonye wakoze iki, washakishije, wareba ugasanga ibyo bakubwira nabyo ntibiri bushoboke. Yego, nanone akazi gasuzuguritse ukemera ukanagakora. Yego, bikanga ukajya n'ahandi ugakora, ufite imiryango ikomeye, ukibaza why not, kubera iki? Kandi uno muntu nshaka kubwira ikintu kimwe mu mukozi w'Imana, ibi bintu ntabwo bitangira ari uko akuze, bitangira ari umwana muto. icyo kintu menye neza uwitwa Mose. Yego, ubundi Mose ntabwo ari izina ry'ababyeyi. Mose bisobanura uwakuwe mu mazi, niryo yiswe n'umukobwa wa Farawo amaze kumukura mu mazi iruhande rw'urukangaga, amwita Mose ngo wakuwe mu mazi. Yari yabyawe n'amazi. Yes, yari yabyawe n'amazi, ariko yitwa Mose uwakuwe mu mazi. N'Imana irerekeraho amazina twitwa n'amateka, kuko Satani yari amaze kubona ko muri Mose harimo imbaraga zo kuzacungura abisirayeli bw'Imana, akabukura mu Egiputa. Buriya ikintu cya mbere gituma mu muryango wawe ari wo uhura n'ikibazo, ni uko uri impano y'Imana. Imana yarakurobanuye, hari ikintu yakurobanuriye kuzagirira akamaro umuryango wawe, bikazaza ryarise, kandi umuntu aba avuga ati narakoze cyane. Nyine arahigwa, nyine ko tubwira impamvu yabyo, nyine nuko uri umuntu watoranijwe n'Imana. Ibuke rimwe nabwiye ngo nakumenye ntarakurema, ngushyiraho kuba umuhanuzi, ariko inkoni yakubitwaga nawe urazizi. Ni ukuvuga ngo mu buryo bwumvikana cyangwa ubundi, ikintu cya mbere ni uko Imana yakuremanye impano idasanzwe. Yego, yawe bwite. Ibuka barya nk'abarya bakinnye umupira bari bakomeye, ngo yavutse ari mugufi banza kumubaga, ariko reba ibintu arimo akora, ntabwo muvuga mu izina ariko murabyumva. Hari n'abandi tuzi twivugiye Mose uyu. Reba Samuel ukuntu yavutse, inda yari yaranze burundu. Reba uwitwa Yohana, yabaye ikibazo gikomeye. Reba bose ngo icyo gihe muri wowe uba wifite
ifitemo impano Imana yaguhaye yo kuzamera nk'itara cyangwa itabaza cyangwa inyenyeri izamurikira umuryango wawe. Akagukurwanya rero ukivuka. Indwara zidakira, ninde wavunitse, ninde waciye aha mu ishuri byakomeye. Kuko abantu banyanga, kumbi ntumenye neza ko you are so gifted, uri umunyempano, uri Imana yatoranije ikubakamwe ibintu biremereye, ukagenda ubikurana, ugasanga wowe igihe umushinga unyuzemo urangiye akazagukuramo, ibyo ukoze ugasanga birahindutse, wakwinjira ugasanga buri kanya kajyana n'abandi gukorera perimi bakazivanamo, wowe ukarata, wanayibona ugasanga uyibonye wararushye mu mutwe, wanayibona ukabura akazi, byose yakugora mutima. Icyongereza urazi, Igifaransa urazi, imibare urafite, abantu urafite muri famiye, ariko ugasanga uri umuntu wibagiranye, nta n'uwo kwibuka rwose kandi uhari. Ukagura telefone ugashyira amamega, ugashyiramo ikarita, bakazayitwara paka nta muntu uhamagaye, n'uhamagaye ati buretse ndahuze, cyo bita ngo buretse ndahuze ntimunkoreho. Abakubonamo ubukene, avuga ati uyu muntu nidutindana aranyaka amafaranga cyangwa ari we nawe, ahubwo nizo mbaraga zikurwanya ko abantu bataguha umwanya ngo muvugane. Ushobora gushaka umuntu ngo mumarane nk'iminota nk'itanu aguha umwanya akawukwima pe, akaba yaguha icyo ushaka ariko ntaguha umwanya we, kuko nujya muri wa mwanya wari ugiye gusenya imbaraga za sekibi. So rero akugana ugasanga uri umunyempano, niyo mpamvu bikugendekera gutyo. Yego, ntabwo ngo duhurira hatiwe nta mwanya mbonye, ahubwo wahageze sawa ndaje mu kanya ati sinkije ngira fagitire nyishyure, cyose naje kurya cyangwa nashatse umuntu uteguriye umushinga ukazamuka, uwo bwiye purani igacamo, ariko ukagerageza we bikanga. So rero jya umenya ko uri impano y'Imana izakora ibikomeye mu muryango. Tuhaguruka wikwinuba, wikwibaza ngo why me, no, vuga ngo ndiho nzabigeraho. Ngiyi impamvu ya mbere. bandi barashatse, wowe ugeze hafi menopause, byaranze, nuje ntagaruka, nundamanje ntagaruka. Hari impamvu mu nda yawe harimo umutegetsi Satani agomba kwirwanya. Mu mbuto z'uwo mugabo harimo umwana ukomeye, Satani agomba kumurwanya. Urumwe mu bazagirira akamaro, twumvikane. Umugaragu w'Imana Yozefu ntago mumuzi. Yozefu turamuzi, uzi ko yatinze kuvuka, ahavukiye abavandimwe be baramutesa kubera yari inyenyeri zabakura mu nzara, ariko finally n'ubundi yarabikoze. Tugira ngo dukomeze uno muntu tubwire ngo impamvu bakumerera gutyo n'ukuri impano y'Imana yabitsemo ibintu bizagirira akamaro umuryango n'abandi bantu. So wicika intege, wirira, wikuvumbura ngo narasenze ndaruha, ntako ntagize, nagiye hana, ibyo bintu, ayo magambo giye yareka. Menya ngo burya muri nge koko ndi impano y'Imana izakora ikintu mu muryango. Ugiharanire, ntucogore, ntucike intege. Uyu muntu yahuye n'ibi bintu byose tumaze kubona, kandi barahari pe, barahari cyane. n'ubu turi kuvugana, hari uri kureba iki kiganiro akavuga ati aba bagabo bambonye, ntabwo twakubonye ahubwo ni mwuka wakubonye, kuko harimo abantu bisanga muri ibyo bintu batabihisemo, ahubwo ari Satani nk'uko wabivuze. Uyu muntu uhora wibaza ati se njyewe nzatera imbere ryari, kuki ari njyewe bibaho, ahagarare mu wuhe murongo? Ikintu cya kabiri shaka kwegerezaho cyumve, uno muntu burya ntako abatakoze. Yego, ugenda akaryama agasinzira agaceceka akabyihorera, uwo ntago turi kumwe. Turimo turavuga wa ati ko ntako ntakoze, ko ntako ntagerageje, ni ukubera ikintu bintu byabaye. Kuki? Yego, kuki ibintu byambayeho kandi ntako ntakoze, ntako ntavuze? Niki? Uyu muntu turaza kubagira inama nyuma muri rusange. yego. Icya mbere gusa kugira ngo usubize akabazo yo kubagira inama nyuma, nuko uno muntu atagombye gucika intege. Ntazananirwe kugerageza nubwo atabigeraho, kuko amahirwe aba akimuri imbere, kandi icyo Imana yakuvuzeho nta muntu wagikuraho, ariko nyiracyo yakivaniraho. Uwo nguwo ukirimo avuga ati aho kugira ngo njye gutegereza Imana yavuze reka nishyingire, akahita yishingira ipasi ikamutwika. Ndavuga umugabo w'ipasi cyangwa umugore w'ipasi. Ndati rege ndabona ubwo mbonye mu Rwanda byanze, reka njye mu gihugu runaka. Iki kintu kiragoye, hari ukuntu uvuga uti abandi bateye imbere, ndabona byarakunze, njyewe wanyarukira hano.
agashaka pasiporo yagerayo naho bikanga, kubera ikibazo arimo arahunga ibimwirukamo, kandi wowe kandi nta muntu usiga ikikwirukamo. nawe uratubwiye uti ntucike intege, ko kudacika intege se ni gute? nuko niba yaravuze ngo nzakugirira neza muri kino gihe, icya mbere twagira ngo tubwire buri muntu ni ukubera icyo ari we uhora mu bibazo, ni ukubera icyo ari we uhora mu ntambara akababazwa, ugasanga mu muryango niwe muntu uri cipu cyane ku buryo banagukoreraho inama n'ibiki. inama y'umuryango yaterana bati uriya nawe nta kintu azaduha, ati cyakora reka tumushinge kuzahagararira sitoke nayo ntibayiguha kubera ko igihe aba akomeye. ugasanga uzi urufaransa, uzi urwongereza, uzi gucuruza, kandi ikindi ukabona abo ugira inama bose barakudepansa ubareba. uno muntu icya mbere ntagomba gucika intege, ntuzareke kugerageza nubwo wanatsindwa. hari igihe uzagera ku ntego, uri impano y'Imana muri make. niyo mpamvu umuntu yabyo kwishimira ko ari impano y'Imana. icya kabiri ni ukuba umuntu ari inkingi y'umuryango, ari pila. Yes. uri inkingi nk'uko Mose yari inkingi y'Abisirayeli kubakura mu Egiputa, nk'uko Yosefu yari inkingi mu kujya kubakura mu nzara akazamura igihugu, turimo turagendana, nk'uko tubona abandi b'abahanga bari bahari. iyo umaze kuba uri pira cyangwa uri nk'inkingi, uri inkingi yo kwegamirwa mu muryango, Satani ntaba ashaka ibyo bintu, ushaka kugira ngo bipfe. urumva bipfa ubusa, kuko yenda burya abantu bavuka, tuganire n'abantu batwumve, ukabona amafaranga ye n'agaciro ke, aho kugira ngo yite ku muryango aribwirira abantu bo ku ruhande. sinzi utarabibona buriya, ukabona ahaye akazi abandi bantu. nibyo nari ngiye kukubwira, afite umuvandimwe azi ko akeneye akazi ariko ntamubwira, akabwira abandi bo hanze, ndetse yanamukorera connection ahandi akamuhuza n'abandi. aho ati najya reka ajya azerwa mu rugo arera umwana acungira ibintu, ati se ko yaraniranye, ati yarize ariko ntacyo amaze, atari ku bundi nkawe shaho buryamye ukora ikizi amasaha gusa kumureba gutya. ugasanga hari opportunity. abo bantu rero uzasanga uno muntu uri kugeragezwa ari umuntu wumva umuryango muri we, yifitemo kumva ari inkingi y'umuryango. buri hari abantu njya nkunda, abona akazi cyangwa akabona ubuzima, akita kuri bene wabo, akanabaririza, akanagira nabo kwa nyina wabo no kwa se wabo muri duke afite, ukabona ko agiye kuba nk'inkingi. akegeranya utwana twasigaye, akegeranya abantu, mbe ukabona muri we afite igishyika cy'umuryango. uwo rero Satani ntamukunda. iyo amaze kubona kuri inkingi y'umuryango, uri inkingi y'urugo, kuko kugira gutya ashobora kuba afite n'umugabo, ukabona amafaranga yaranyagiza, ntabyo kwitayeho, ntazi iby'abana, kandi apfa ubusa yo ntabura, ntazi iby'inkweto, ntamenya amakayi, kandi ushaka abana bazamuka umuryango. hari abantu babyara batitaye ku bana babo, ariko wa mugore mu rugo ugasanga we afite ikintu, arashaka kwita ku rugo rwe, kwita ku muryango, ndetse akanarenga akajya no mu muryango aho yashatse. urumva uwo muntu ni inkingi ikomeye. Satani agomba kumurwanya. sinzi niba uri kunyumva buriya. ndi kukumva cyane. uri inkingi fatizo yo kuzafasha wa muryango. ariyo mpamvu usana twaduke, ugasanga arabaza abana bagiye kwiga, ese babonye amakayi, bagize gutya, mwihangane ejo nzabikora. mbe ukabona afite ku buryo hari naho bigera, ambare mvugira ijambo ngo uzahora ufasha abantu ngo ntacyo uzageraho, we bamubuza aho akarushaho kubikora, kuko ushobora kuba uri inkingi y'umuryango ukaba n'inkingi y'igihugu. harimo abantu bajya bavuga gutyo, ndetse bakavuga ko mu byo abantu njya numva bavuga yuko nimba ukunda gutanga cyane nta kintu ugeraho. ibyo bintu nibyo rega burya muri iyi si tugira abigisha benshi, kubwo buntu bwawe. muri iyi si tugira abantu bashaka kwigisha ibyo bakora, ngo ntago watunga amafaranga ngo kandi uyatanga. tugira abantu bigisha ingeso zabo kuruta ijambo ry'Imana. biravuze ngo utanga yangiza azaba umukire. siko birivuga. yego, siko birivuga. ni kwivuga. none se ubihinduye akazi umuntu azakena, ahubwo se ayatanga yakuye kutayamuhereje. hari abantu muri bo batari inkingi z'umuryango, batari inkingi za famiye, batari n'inkingi z'igihugu. uwazakubuza ibyo bintu. ariko wa muntu Imana ihamagara ari pira, rumva ari inkingi y'abantu,
no kumva umwana atasiba nubwo yaba reka nkubwize ukuri, wemera ko muri iyi minsi umuntu kubera yifitemo bwabo umuntu bwo kumva yazamura, iyo abonye n'umwana w'umuturanyi yibaza impamvu atagiye kwiga, se kutagiye habaye iki, akavuga ati byagenze ukuntu ukunda, atavuga shati niba utagiye ngo ninyorere turiya twatsi ntemera hariya. Urumva ahantu bitandukaniye. Yego, umwabajije umwana impamvu atagiye kugira gute ku ishuri, habuze iki, ati ni amakaye akabimufasha. Mu ndatumva ubwo utagiye ushaka nkorere kano, nkorera bino, nkorera ibingibi, nkorera na biriya. Ugasanga mwene wabo agiye kumushyira mu bayede kandi yakamuhaye na stoke yawe. noneho ikibabaje abo bayede bandi barahembwa, we ntago uri buhembwe, ntabwo baguha igipande, arakubwira ati wowe se nturi burye mu rugo nturi, ni mari ya biroko, ni umuryi by'imari nawe uzabara kandi azayikwirukanamo. Urumva uwo muntu muri we udafite kuba inkingi y'umuryango ashobora no gutunga ibintu byinshi ariko ntiyite kuri bene wabo. Akavuga ati yenda reka tuganire ibintu nka bibiri. Ntabwo mvuze ngo abana abo muturanye cyangwa mubana ubajyane mu ishuri rya umwana yigamo, ntabwo wabishobora. Ariko naho bishyura 970 kwere bikunanire, hahandi ukoresha mu 20 umwana akajya mu ishuri, niba watanga miliyoni irenga kuki utabitekereza. Rero muri kamere y'abantu ntabwo turi inkingi, ntabwo utanyumvise. Hari umuntu uba hatari inkingi y'umuryango, hatari n'inkingi ya famiye ye. Ubu se n'abagore bangahe bitunga ku mushahara wabo, umugabo ari umukozi ariko umugore akaba atazi amafaranga umugabo ahembwa ajya hehe, we akanka kurwana n'isoni agahinduka inkingi y'urugo, akamenya inkweto z'abana, akamenya muri wa mushahara, akamenya mu muryango, akarenga agafasha iwabo, agafasha naho yashatse muri kuri we ku giti muri twa duke afite, kuko uwo muntu ni inkingi. Nta muntu ukereshwa n'uko yatanze, nta n'umuntu ukereshwa n'uko yakoreye neza abantu. Uvomera abandi azavomerwa, utanga nawe azahabwa. Ushobora kudahabwa amafaranga, ahabwa ubuzima bwo kurama. Uri murabyumva. So rero wa muntu uri pira cyangwa uri umunyembaraga ufite za mbaraga z'umuryango, urumva none se ko igihe bari kubuza ukanga ukayatanga, wa mutima kuko uri inkingi. None urenze kuba inkingi y'igihugu, nako kuba inkingi y'umuryango, urenze kuba inkingi ya famiye, ahubwo ugiye kuba n'inkingi y'igihugu. Ahantu bagiye gusapotinga ukumva wajyayo, kuko bikurimo. Barya abantu niyo bamubuza yacisha n'ahandi. Ubu rero Satani agomba kumurwanya. Icyo gihe ugomba kumenya ngo impamvu mpagurukira nuko ndi inkingi y'umuryango, ni ya famiye. Umuntu wese yabasha kuza kwegamira akagira n'isoro, ngo kugira neza no gufasha ntimukabyiyime. Nguzi gukora izo ntabikore muhindura icyaha. Gufasha no gutabara, ngo hahirwa ntaze ngo nari nshonje urangaburira, nari nambaye ubusuranyambika, nari mu kaga ugira uransura, nari mu nzu y'imbeho uransura, nari indwaye uransura, nari nambaye ubusuranyambika. Ati nimuza abo data yahaye ubwami, baze ngo twakubonye ryari, kubwo mwabikora umwe muri batoya. Ninjye mwakorera, ninde watanga ngo azakene? Erega iyo umuntu atanga, akaboko gatanga kaba kari hejuru, akakira kari munsi. Nta na rimwe akaboko kari munsi kazigaranzura kari hejuru. Wapi. Bisaba kwagura amaso y'umwuka tukabibona mu buryo nk'uko buri. Utari inkingi y'umuryango n'iy'igihugu n'abantu ntazigera byumva, ntazigera abibona. Azabika miliyoni na miliyoni kuri konte, abose ugira ngo nabanyina babitaho mu gihe bagiye gushyingura, ugasanga ngo muze kajya gusigayo amarangi, agaharuraho imodoka zizaparika, kandi ubwo igihe yabereyeho cyose iyo nzu ntiyayikoze, iyo parikingi ntiyayishyizeho, iryo rangi ntiyariteye. Si inkingi y'umuryango, aje kwikiza ikibazo yari afite. Ugasanga bagiye kubaka amakaro kumvaye kandi yabaga mu nzu y'ivumbi. Ari ugasanga hari umuhungu muto cyangwa umukobwa muto ukibona akazi, ukavuga ngo ntabwo nzaryama ntabanje kubakira mama. Reka niyo wamwibuka ukamushyira agatenge, ukamuha n'akanoheri, ukamuha n'agapasika, ukanamusuhuza, ukamuvugisha uti mubyeyi umeze gutya, agatoroshi, we bamuhaye itaci kufite igura miliyoni zingahe.
nyine urumva ntabwo uwo muntu ari inkingi y'umuryango, niyo mpamvu nani bimurwanya. Ariko wa muntu w'inkingi y'umuryango Satani agomba kumurwanya, kuko ibyo azabona azazamura imibereho y'abandi, hakaba undi ubibona ahubwo kumva ibyo ntibigize gute bimureba. Kandi barahari pe cyane. umubyeyi yapfa akaza agahinda, agashaka imva, agashaka amakaro, ukibaza umuntu amushyinguye umugeretseho amakaro utaramutuje mu ikaro. Hari umubyeyi mwiza utamugeraho utanamuzi. Umugore wanjye murebana namukunda aragenda apfuye, kandi nta n'agatenge azi, nta gatenge, nta kabizu, nta buzima, nta mibereho nziza uretse kuyibona igenda ntabwo ujya umutwara. Ntunashaka anayikandagiramo umubwira ngo mwukire ngo cyangwa tugende nyine, kandi mwese mwarashyize hamwe ugasanga niwe umenye utwana, niwe umenye gahunda zose. Ubu nyine ugasanga nuko abantu bakora, kuko bene uwo muntu n'ubundi kera yamaze kubohwa na Satani, kuko ntabwo ari buriya se nkubwiza ukuri. Kuki Yozefu wibuke niwe muntu wa mbere wavumbuye bene se, yarabamenye ntibamumenye, nta nubwo banaketse. Erega umugizi wa nabi ntibuka abo yagiriye nabi ntabamenya, ariko wagiriye nabi burya bakwibuka ndugo yangu. Bumvaga, reka nkubwire iri jambo, ntibumvaga ko Yozefu yahagarara kuri uriya mwanya. Icya mbere yagiye ari umugurano, kabiri umunyamahanga, uriya mwanya uhabwa umwene gihugu. Ninde wari kumva kariwe? Ntabwo bamutekerezaga muri urwo rwego, ariko warabamenye batamumenye. Haleluya. Kuki yabagaburiye ntabitura icyo bagira? Nuko ari inkingi y'umuryango, nuko ari inkingi. Gusa twibuke ko isi yari yamuguriye ikanzu y'amabara, arayibika arayinama, kandi bamuzizaga ikanzu y'iki y'ibara. Uzi icyo bisaba? Amabara menshi. Iyo abantu bari yase, umuntu wese akureba uko agushaka no kwakumva mu ibara akeneyemo. Ukunda umuhondo avuga byose. Arangije we arabamenya. Rero inkingi mwamba y'urugo rw'umuryango ishobora kumenya bayirwanije. Yego. Satani akorera muri bene se, ariko Imana irangije ati nanjye aho ngiye niho nzamwagurira. Kuko burya umuntu yakwambura umwambaro akakwambura icyo yari ufite, ariko ntiyakwambura icyo Imana yakuvuzeho. Ntabwo bibaho ko yabikora kose. Rero iyo uri iyo nkingi ababonye arabamenya, arangije ati ndashaka na murumuna wanyu azaze, arabihorera. Ngo amubonye begamirana amajosi, ngo ariko arahindukira ararira atamubwiye. Ajambo yamubwiye, arahindukira ararira atamuzi, yabihoreye. Arabwira ati nimuhumure, ninjye Imana yatumye mbabanziriza hakwari kugira ngo muzangirireho umugisha, kuko ni inkingi y'umuryango. Rero abirirwa murenganya kanaka ngo ntacyo dufashe, ntacyo tunyine, nta bimurimo, nta nabikeneye, nta na gato. Akibye ntumubaze, nta byitayeho, nta. So urumva rero niyo mpamvu uyu muntu nk'inkingi y'umuryango agomba guhora afite intambara. Ahora humva gute noneho? Ndabyumvise. Ngira ngo abakurikiye umwuga w'abera ministries babyumvise. Igiti kiriho imbuto nicyo gihura n'imijugujugu. Noneho ibanga rinarimo, Satani amenya kuzera imbuto utaranarabya. Burya uzarebe umwana muto, yego, uruhinja cyatangiye kumenya kuvuga, ushobora kumuha umugati, abana bamusaba akawisha inyuma. Nawe uwumuhaye rega. Burya urya muntu si inyenyeri y'umuryango. Noneho ubona n'undi mwana nakumuhaye bagasigariraho, abandi bakamugirira impuhwe. Umubyeyi urimo nyumva, data wa twese uhoraho, harya ushaka kugura umwana amakaye, yagera ku ishuri agatanga ikaye, yaza ukamukubita, banza wibaza impamvu yahaye ikaye abantu. Kandi ukabona n'ikaramu yatanze ntabwo bimubabaje no gumukubise, we nta kibazo afite, ko muri we afitemo kuba inkingi y'umuryango. Ati kuko nta karamu afite, baba tugenza gute, ati agenda yambaye ibirenge bisa, kumva ntabwo biri gukunezerwa, yuko kuki inzara yakwishe, papa tugire gutya. Mbega ukabona wa mwana yifitemo ikintu cya kindness, yifitemo ubumuntu, yifitemo no gukunda, ku buryo uzabona we atari selfish, atikubiraho ibintu inyuma. Ubundi ugasanga arya agapfundikira, ujya usanga banarya bagapfundikira. Niba abantu bakura wahagera bagahita bahisha ibiryo, ugasanga undi ati unuduke dore mukagira gute dusangira, ko ari uwo mutima. So rero uwo muntu iyo Satani amaze kubona kuri inkingi,
ya y'umuryango yego ya famiye n'igihugu agomba kukurwanya iteka ryose. intsinzi yo kuva muri ibi bihe hasigaye undi muntu umwe. Ikindi indi mpamvu ituma yego ari wowe uhura n'ibibazo mu buzima nuko bigaragara ko numara gusenya imbaraga zikurwanya nawe uzaba umwe mu gusenyera ibyarwanyaga abantu. numara gusenya ibikurwanya ukagera ku cyo ushaka nawe uzabafasha gusenya ibyabarwanyaga. Ntabwo uzicara ngo uceceke, ubwo uzaba ubaye nyine uw'akamaro. kuko uzamubwira uti oya nanjye nahanaciye canga. Iyo umaze ku breaking icyo kintu wa muntu wese atanga ko numara kugera ku ntsinzi nawe hari abandi uzabohora. Umwanzi ahita gutega imitego miremire imeze gutyo ugasanga nyine biranze nyine kuko yamenye neza ko muri wowe harimo intsinzi yawe n'intsinzi y'abandi. Hari umuntu ujya mu modoka akazamura ariko kwicara ngo bajye nta muntu nahari ifite undi ati ubwo gihe namuhari ifite. Yabone iwacu ku rubuga aho dutuye muri site kandi imyanya irimo hari dutuye muri site ya Kinyana na Nunga hari dutuye. Cyangwa umuntu haranditse ngo mu modoka afite nk'imyanya ine. Ndimo ndava i Remera ngeze Sonatibe abari muri iyo nzira mu akahita ashyiraho nimero. Ariko si uwo muntu niwe utunze imodoka wenyine hari. Oya ni benshi. Kucyunga igize uwo ati hari udafite iyo modoka imvura irimo iragwa andi taha urumva uwo muntu se yakwima n'ibyo kurya. Oya yanakwicaza hanze se ko umuntu bari imfura. Ntabwo uramenya abantu bihakana ba nyina. Ntabwo uramenya abantu bihakana imiryango batabona ko mvuka hari. Ngo mukaze kundana ndabiyanye mugabo basangeyo. Nashaka bivuze kubona ko ushobora kuba wahinduka wagera ku ntsinzi ukayishyira ku bandi. Umwanzi mu kurwanya ngibyo ibintu bitatu. Hasigaye ibindi bigiye kuri tuzaganira ubundi butaha bituma ari uhora mu mibabaro myinshi nuko umwanzi yakubonye mibi. Warumbaje ngo intsinzi ni icya mbere. Intsinzi burya nkubwire ni ukubanza kumenya icyo urwana nacyo. Ni ukubanza kumenya imbaraga zikurwanya zinyura hehe. Niba babyumvise kamwe ngo haleluya kuko babyumvise. Iyo ni intambwe ya mbere kumenya ngo kumbi buriya buri gihe mburi cyo ngeraho kubera yuko Imana yashyizemo impano yose buri bundi ndwanywa kubera ko Satani yabonye ko ndi inkingi y'umuryango uwitoro n'igihugu. Rusaga nk'umuntu nk'urugero ugasanga abantu bahawe amafaranga ariko ntacyo bakoresheje ukabona batigiye mu mafaranga nahawe ndashaka gusiga irangi mu rusengero. Urya si ufite amafaranga wenyine mu rusengero. Haba hari abandi benshi. Se buri impamvu Satani ndwanya nuko maze gusenya imyuka mibi nyirukaho nasenyera n'abandi bakabasha gutambuka bakageraho ngeze. Kuko turebe inkuru y'ababembe. Hari abantu bagira inkuru itabembye bo nubwo ari ababembe. Wavuze ati nitugume Samariya turapfa n'inzara. Nitujya hano baratwica. Bageze mu ihema rya mbere bararya. Bajya mu rya kabiri bararya. Rero teka twigende. Turagibwaho n'iki? Reka ubwo tubembye kandi ikintu cyakozwe n'umwembe ntawe gikoraho. Ubwo tubembye ariko inkuru dufite ntigize gute. Ntage bembye tugiye kuyivuga. Ubundi ntukite ku cyo abantu bavuze umuntu ujye utakwita kuri message umuntu aguhaye. Ushobora kubemba kubera ko wari wanteye ikibembo uko abyumva. Ushobora kugendana icyashaka ko yamvuze uko yabishakaga ariko inkuru mfite kabitabembye. Hambwa ati rero byakomeye abantu batakaye bagiye basize amahema birukanse tugizwe n'umuze murebe abandi batireka data yo nama yeri y'abasiriya kugira ngo batwice ati ni muze murebe. Bitaye ko ari ababembe maze ngo umugabo bigamira umwami atireka. Yabwiye nuze birisa ngo naha amarembo y'ijuru agira gute. Hari abantu batakaza ibyiringiro ntabona ko bizashoboka. Baragenda barabizana ibiciro biramanuka baramukandagira uwo muntu arapfa. Urumva nababembe Donatire niko bameze ariko bafite inkuru itagize gute itabembye. Urumva abo bantu nubwo bafite ikimbaro ni pillars ni inkingi barokoye Abisiraheli bose. Babakuye ku mabyinuma n'amahurunguru, babakuye ku bihanga by'indogobe, babakuye mu kurya abana babo, bababwiye aho ibyiza biri. Ntabwo bice ngo bariye bateka twikomeze kwigendera bazi oya nituguma turagibwaho n'iki n'urubanza. Hari ababwira ati ariko reka bipfire ariko ibyanjye nabibonye ariko ko natwe batwirengagije. Reka sonde baratwemera. Urumva icyo twita kuba uri ufite izo mbaraga. No kuvuga ngo rero uba uri wa muntu ubasha guhindura ubuzima bw'abandi. Jya numva abantu bavuga ngo kuri YouTube ngo batanga amafaranga. N'uyo mwavuga inshuro 800 hari umuntu mutazabuza guhesha umugisha abantu kuko nibyo bimugize.
wowe utabikora nawe uzaho indwara zikugeza, wowe utabikora uzaho ibyago bikugeza. Inama rero nziza ni uko utagomba gucogora iyo umaze kumenya uwo uri we n'icyo uri cyo, ukamenya n'icyo urwana nacyo. Cya kabiri ni ugufata inzira yo gusenga Imana. Cya gatatu, hamagara umushumba wabisigiwe akubwira ibindi bintu wakora kugira ngo ubashe gusohoka muri ibi. Waranyazwe, watakarijwe amahirwe, ko hari kuzabera andi mahirwe y'abandi bantu. Burya kuko hari umuntu wica abantu hakabaho n'ukiza abantu. Bitandukanye. Ubwo se inkingi nihe? Nisha n'ikiza. None se umukiza ntagomba kurwanywa? Erega imbaraga nyinshi z'abakurwanya ni ikimenyetso cyo gutera imbere ku buzima bwawe. Nubona abantu bakuvuga amagambo atandukanye ariko ari negative ku buzima bwawe, kandi wakusuzuma ugasanga ntabwo ari kuri ko, jya umenya ngo burya nahawe impano, ndi inkingi y'umuryango. Gatatu, nshobora gusenya ibicaniro by'abandi bibi, namara gusenya nkasenya n'iby'abandi, nkabera umugisha isi, nkabera umugisha abantu, nkabera n'umugisha itorero. Niyo mpamvu uhorana izo ntambara. Rero ntiwongere kwiheba. Cya gatanu, ntiwongere kwinuba, ntiwongere gutekereza ngo barakuvuga ukuntu icyo wahamagariwe gikore. Hari abandi batabyumva, hari abandi batanabizi, maze ariko nkubwire nk'abantu cyane aba mu bihugu byo hanze ugasanga nta no kubakira iwabo nta kintu mubwiye, ariko buriya hari n'ababoroka nimero z'ababyeyi babo kubitaho akajyaho agakode ngo bashe kuntesha umutwe, ariko baguteje umutwe wagiye hariya kugira ngo uhinduke umugisha w'umuryango wawe. Se kuri gubatonganya iyo nabahaye mwayamaze. Yego hari n'abantu batazi kujera, bibwira ko nyine bafite abantu hanze bazabahereza, ariko nivugira ijambo rimwe. Ese wari uzi ko iyo ubwira umuntu ibibazo buri munsi aguhunga? Cyo nicyo. Wari uzi ko iyo usaba umuntu cyane aguhunga? Wari uzi ko wamusaba akaguha ibyo ushaka guha, ariko uzapanga ibiremereye? Tujye tumenya no kwihagararaho. Njya nkunda ijambo Pilato yabwiye abayuda, batari ko yigize umwami byandika bavuga ngo reka cyo nanditse ngeze gute? Naracyanditse. Ntacyo iki Imana yakugeneye, ariko data ndafashijwe we, ndumva natera harura nuko mba nashaje gutya nceceka. Torakla uzi ko uwitwa Moridekayi yabwiye Esiteri, aramubwira ngo icyatumye Imana ikwimika kugira ngo ugire akamaro mu gihe gisa n'iki, ariko nubyihorera nta kizabuza abayuda gutabarwa bakoroherwa bivuye ku wundi, ariko we n'inzu ya so muzagibwaho n'urubanza. Akantu uzakata ukabanza karamfashije. Ambwa ati wowe buriya reka nguhe amakuru gatoya, iminota sinyirenze hano no kwigisha biryoshye. No kuvuga ngo ubundi wabuzi neza Esiteri ko yitwaga Hadasi. Esiteri rero ntago yari umuyuda. Oya. Isi yari umubenyamini. Nyina niwe wari umuyuda. Kandi ise akimara gutera inda mama we yahise apfa. Nyina Esiteri amaze kumubujyana nawe ahita apfa. Umwana ariko kwa nyirarume. Ntabwo yari umuryango w'abayuda. Kandi yari afite ibintu bitanu bimuza kuvuga uwo ari we. Ariko aramubwira ngo ahari cyatumye Imana ikwimika kwari ukugira ngo ugire akamaro mu gihe gisa n'iki, ariko naho wabyihorera ntubikore, nta kizabuza abayuda gutabarwa kandi bakoroherwa bivuye ku wundi muntu utari wowe, ariko we n'inzu ya so muzagibwaho n'urubanza. Hari abantu bagiweho n'urubanza ngizo za kanseri, ngizo za hypertension, ngiy'imitima, ngiy'amaguru, za autisme, mbere ugasanga afite amafaranga ariko nta mahoro, aragenda mu kimodoka ariko aragenda konkoma nk'inkora ndende, nta buzima afite. Kuko icyatumye Imana igutuza hurika gw'ibyo ufite uyu munsi no kugira ngo ugire akamaro mu gihe gisa nk'iki cyo kuba inyenyeri imurikira abandi ukabazamura. Yego, kugira ngo byumvikanye cyane. Biba biryoshye ariko n'iminota nayo ntabwo ibitworoheye. Kumwe bw'abera bajye bakomeza baze bazamva amagambo y'ubwenge batumvira ahandi, kandi twe dushobora gucishwa bugufi
no kuvuga ibyubaka imitima y'abantu. yego hano nta muntu tuzavuga, nta torero tuvuga, yewe hano tuhigira ibintu byinshi abantu barabizi kandi bamaze aya rwose nta muntu wumva tuvuga, nta muntu tuvuga, nta dini tuvuga. Icyo dushaka nuko abantu babohoka. Icyatumye ese buriya Jerry wari uzi impamvu icyatumye Imana ibigushyizeho? Wabyibaza ibyo bintu buriya kandi ugasanga ntuvuka wenyine, ariko nta wundi witaye ku mubyeyi wawe. Ni nk'urugero nguhaye, ukabona ntibashaka no kumenya amakuru ye, ariko ukumva ufite igishyika mu mutima, ukumva ese abana bagiye ku ishuri ese ugahamagara Igisenyi, ugahamagara Amajyepfo, amakuru ko ntaretse kumva ese biragenda. Urumva ese muri covid ugira ngo abagaburiye abantu bafite amafaranga bonyine, abandi bati no stock yangize gute iruze, ibyo birabareba. Bana bari ntibabura, ariko bafite umugore nka Abigail yikorera inyamara zarahomuza. Hari umuntu utitaye kumenya amakuru y'umuryango, nk'ubu abana baratangiye amashuri, nta n'impamvu yo kubaza mbega we ibyo ntibimurora kuko si inkingi. Rero wowe impamvu urwanwa no kuri inkingi, ariko haguruka, icyo Imana yavuze kizasohora. Twese nsoza, wemera ko hari umuntu mutavukana, mudaturanye, ukubera inyenyeri y'ubuzima akakugeza ku nsinzi y'imibereho, atanakuzi, nta naho mwigeze muhurira, ndabyemera. akagutrustinga, akakugirira icyizere atanakuzi, ndabyemera. kandi yanasaba kuzamura, ndabyemera. urabyemera cyane rwose. ukamukura ugasuzuguro, ukamukura ku ntebe, ukamwica. nturi se wabo, ntimuvukana, ariko ugasa n'ukangura indoto ze. ntabwo wabonye se? cyane rwose. Twese aho tugeze ntabwo ari imiryango yabivuze, ni abantu. kandi abantu nanjye mvuga ngo uzangiriraho umugisha, maze kubibwira abana nka bane nagiye ngira utwo nkorera nshoboye, ndamubwira ntigiye kungiriraho umugisha nuko ibyo nagukorera utabinkorera, shaka undi ubabaye nawe ubimukorera, uzaba unyishyuye. Musho, reka ngushimire cyane. Urakoze cyane. Aya magambo n'ay'ubwenge wakomeza kumva nta araryoherwa akibagirwa nuko igihe cyagiye. Gusa Imana iguhe umugisha. Abakenera ibindi bisobanuro, comment zirafunguye, watwandikira, inomero ziriho, aho kutubonaho biroroshye, ukavugana na Mushumba. Ariko ndagira ngo dusoze n'ubundi udusabira umugisha. Mbere ko nsaba umugisha, ukagira abantu ushyiraho urubanza ko batagufashije. Yego. Ko natabikora ndazabikora. Imana yavuze kizagusohoraho. Nubwo batabikora, hari Imana izanyuza ahandi, kuko yo ntibura inzira inyuzamo. Yego. No mu mazi yakuramo inzira, kandi wowe ukagirwaho n'urubanza. N'amazi yakuramo inzira, uwo murekera rwana ibyo atanazi, burya icyo uzaba cyo kiragutegereza, kandi muragendana. Data mwami w'amahoro nyir'ibyiringiro, uyu muntu tuvuzeho ashobora kuba ari umwe cyangwa ari benshi, cyangwa ari uko twabigana usobanura ko babyumvise. Yahoraga yibaza impamvu ahorana intambara mu mutima we, impamvu ahorana urugamba, agerageza bikanga, akunda abantu bakamwanga, ibyo akoze byose akisanga n'ubundi yaruhiye ubusa abantu bamuretse. Reka dusabaho inkomezi, bambike imbaraga, banezeze ubatabare, nanjye mwamushyigikire. Komeza ubwenge Mana, nguciriye gufi, ngusabye ubwenge Mana, ngusabye ubwenge mu rwego rwo hejuru, kubwa Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Amen.